mbere yaranzwe no gukunda Imana n'abantu bose bamwisangagamo. Nta muntu wazaga amusanga ngo areke kutamufasha wari ufite ikibazo. Yaranzwe n'ubuzima bwo gusenga, arangwa n'ubuzima bwo kubana neza n'abandi bantu. Nta kibazo yigeze agirana n'abantu, kuko bagiranaga ikibazo baragikemuraga rwose, ku buryo nta kibazo. Mukecuru tuzi ko agiye, kandi ahagiye ni heza, abazakora ibyiza tuzamusangayo. Ikindi, ibyo abana yabyaye, abuzukuru, abuzukuruza, ibyo byavugiwe mu rugo mu gihe cy'umugoroba, ku buryo umwanya tugezemo ni umwanya wo kugira ngo tumuherekeze gutya, tunabashimire yuko mwaje kudutabara. Nta bindi bintu byinshi, ibindi byinshi twavugiye mu rugo. Murakoze. Uhoraho, uramutse witaye ku byaha byacu, Nyagasani ninde warokoka? Ariko rero usanganywe imbabazi kugira ngo baguhoranire icyubahiro. Twizeye Uhoraho n'imitima yacu yose, kuko tuzi ko ubuzima tutabucuzwa, ahubwo buhindurwa ukundi. Nyagasani Yezu Kristu, wowe wamaze gatatu mu mva kugira ngo utagatifuze imva y'abapfuye bakwiringira, dushyize mu biganza byawe umubyeyi n'umuvandimwe wacu Veneranda, kugira ngo umuhe gucakirana n'impuhwe zawe, ubutabera bwawe buzamugeze ijabiro aho uganje mu ijuru. Tubisabye ku bwa Yezu Kristu umwami wacu. ngira ngo nakusiba akarere k'imyaka 60 abanyandeze neza, abanye n'abantu cyane, nta n'umuntu n'umwe wigeze umuvuga nabi ngo kubera ko abanye n'abantu. Ature neza n'abana be, abarera neza, abana n'abantu no gufasha abana n'abantu kubera umuco wadutegereje. Mbese yakoze ibintu byinshi cyane byiza bikomeye, nubwo wenda iyo ndwara yateye, ariko habaje n'abantu benshi cyane. Ngira ngo ntabwo atakoze, kandi apfuye ari umukirisitu, apfuye ari umukirisitu wakundaga Imana, n'ubundi yabuze imbaraga agisenga muri kizagafurika rwose asenga. Maze rero mama ye ntacyo mushinja, kuko ntacyo atakoze. Niyo mpamvu twicaye ahangaha, nuko yakwirwara n'abantu, uretse wenda iyi ndwara yateye, ubundi aba yahamwe n'abantu benshi cyane. Ariko kubera iyi ndwara yateye, haba hari ibyo banagiye, kandi ndabashimiye mu by'ukuri. Imana izadufasha kandi izabamera. Ikindi nakongeraho, nongeyeho mbashimira muri bino bihe bikomeye. Nta kiriyo giteganyijwe, gusa abantu mwitanze, Imana yo mu ijuru ibahe umugisha, kandi natwe umuryango we uzagira ikibazo azajya twiyambaza, tuzajya tuba turi kumwe, tuzamufasha. Murakoze cyane.